cyangwa si bibi cyo cyanzanye hano ariko ikintu ugomba kumenya wowe ukurikira Manzi Innocent Sadunda bwo ararwaye kandi ararembye kuwicano yakoreye ihohoterwa riri no mu nzego bishinzwe ribira bikurikirana polisi y'igihugu nakoma cyangwa se ko bari kwa muganga amanitse akaguru ubaramuteye imisumari nge nabwo nari mbibonye simbizi ni bimeze nk'imisumari batera umuntu bikagira nka hano si byiza ari ku miti serumu ni ari amaserumu simbizi nge sinyambimenya ibintu by'abaganga ari gukurikiranwa yego ni byiza ko ejo cyangwa ejo bundi twamubona wenda yorohewe tuzanamusura ni byiza turebe ngo ese Sadunda baye iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, kubatanzi rero amazina yanjye nitwa Ruzagayura cyangwa se ayababyeyi nitwa Franz Mavidike nkaba rero ndi umuntu mushya cyangwa se umunyamakuru mushya kuri Manzi Innocent. Iyi channel mubona yahoze ikoreraho witwa Manzi abandi ati Sadunda. Iyi channel yakoze akora ibiganiro byiza kandi byagiye banyura mwese. Yaje rero guhura n'ibibazo by'ubuzima twese dore nabyo mu buzima busanzwe aza korerwa icyitwa urugomo. Sadunda cyangwa se Manzi yaje kujya kuvugana umuturage wari wahuye n'ibibazo arahakubitirwa yewe aburana kivugira. Kubwibazo rero Sadunda agiye ahura nabyo twaje kumwegera turamubaza Sadunda mwati rero umuvandimwe mfasha yego iki kivuga ndangiye kubanza kenshi muzamura kuri televiziyo muteye ikiganiro nkora ku Zuba TV twa Sunday Mix umunyamakuru usanzwe n'undi kuri televiziyo ntago kenshi nkunda kugaruka ku YouTube ariko ndaza umuvandimwe nza kumufasha ngo mubwire ati nanda hari ndamwe ati komera isi niko bimera ijambo ry'Imana avuga ngo ahirwa bizera batarabona kandi buriya ngo na Yesu ntibamwemeye bose kuko buriya bamukubise imisuma n'ibibaya amahwa barabana b'abantu. Cyo nakubwira cyo ntago nakubeshya ngo wenda ibyo wakorewe nta herezo bifite kuko rirahari uko biri kose kandi warahimukiwe ibintu byabereye mu kagari kamwe ubwo jya kuvugana n'umuturage Sadunda kuba atazi byamubayeho wenda arabyita pranka ko agiye agaragara ama pranka menshi ariko si pranka ibyamawe ni byanyabyo ko Sadunda hari ntabwo yorohewe habe namba n'umuntu mu buzima butoroshye umuntu ufite umugore ufite umwana ugomba kwiga kandi yaratunzwe n'akazi akazi umva akazi nako karahagaze ntari gukora ntabwo abayeho rero ntabwo ameze neza ko ufite nimero mu muganirize ndetse urabipinga amamagare video call areba hari ntabwo ari ahantu heza ntabwo ari ahantu wakifuza kuba ntabwo ari ahantu nakifuza kuba si ahantu wakifuriza mugenzi wawe kuba si ahantu heza habe namba vango ni ahantu haba nyine umuntu utari mu buzima bwiza muri make. Sadunda yagiye kuvugana n'umuturage yabaye mu mugoroba umwe akubitwa mu mukoki cyangwa se mu muferege aravunika ntiyabyizera ko avunitse agira ngo n'urwenya areka bamukuye bamuteruye bo barabibonye aza kujya kwa muganga aza kuremba sinzi uko ndababwira sinza kumuvuga ibyiza cyangwa si bibi cyo cyanzanye hano ariko ikintu ugomba kumenya wowe ukurikira Manzi Innocent Sadunda bwo ararwaye kandi ararembye. Chano ayikora nk'umukozi uko nanjye nayijeho
naje nk'umusimbura, naje nk'umuntu uje gufata, naje nk'umuntu uje gutanga backup mu ndimi z'amahanga, ariko siye kuko si wampaye akazi. Ngewe nanjye ikingenza kuri cano sukuza kugira gutya na gutya, sukuza gusenya ibyo yakoze, sukuza gushima ibyo yakoze, sukuza kugira gute. Naje hano ngo ngire ubugororangingo ntanga, ngire ukuri nshyira kuba ari kwibaza ku bijyanye n'ivunika rya Sadunda. Ngiye muri mu komenti ati zo pranka zawe ati yupfa ahubwo yigira gute. Ariko buriya niba uri umuntu ufite umutima wa kimuntu ntabwo wakifuriza mugenzi wawe gupfa, yakufuriza mugenzi wawe kubaho nabi, yakufuriza mugenzi wawe kugira gute. Sinumva ukuntu wita umukristo ubwira umuntu ngo yupfa, ngo wahereye ngo uduprankinga, ngo wahereye ngo uvuga pranka, ngo yigira gute, ngahereye ugira ngo sinzi n'uvuze ngo yaramwibye, sinzi bwo ibyamwibye byari byo, ariko n'inteza rubwa ntizibura mu buzima busanzwe. Icyo nabashimira nuko mugikurikiriye cano, cyo mbizeza cyo ibiganiro bye ntibizahagarara, nzakomeza kuba ibiganiro byiza, nzabahuza n'abastari, nzabavugira, abazagira ibibazo bazambwira, ufite ikibazo cy'uburwayi nzamuvuganira, ufite uburwayi nzamusura, ufite iki, mwese burese tuzabana. Bon, Sadunda rero kugeza ubu aka kanya ntabwo ari mu buzima bwiza, ntabwo abayeho neza, ntabwo ariho neza. Oya, Innocente ntariho neza, mwana we ntariho neza, na nyiri ubwite bwe ntariho neza. Aya masaha ageze icyo nakubeshya neza, nzi neza nizeye, Sadunda ari mu bitaro. Bitaro ararwaye, nongeye ijambo ngo ubipinga muhamagare, amurebe video call bavugane, arebe igitekerezo cye, atange, amusuhuze, amubaze ate se umeze ute, kiraza kudufasha. Niyo mpamvu benshi mwibaza ngo uyageza hate. Ngeze aha kugira ngo umufashe kuko arwaye ariko nta kirazagaruka. Sindi hano nk'umunyamakuru uhoraho, ndi hano nk'uwaje gutanga ubufasha, kubera ko umunyamakuru wicano yakoreye ihohoterwa, ndiri no mu nzego bishinzwe ribira bikurikirana, polisi y'igihugu n'abandi, kandi dufite igihugu cyiza gifite ubutabera. Ngiye mpamya kazabona ubutabera, abamuhemukiye bamutaye mu rwobo, abatumye atakibasha kwambara umwenda, biragoye kugira ngo umuntu w'umugabo Sadunda ufite umugore n'umwana kuba ari mu rugo nk'igikoma, cyangwa se kuba bari kwa muganga amanitse akaguru, ubara muteye imisumari. Ngiye nabwo nari mbibonye, simbizi n'ibimeze nk'imisumari batera umuntu bikagira nka hano. Si byiza, sinabishima, kandi wabikoze araho yidegembya, ntabwo twavuga ko sinzi iyo mbivuga. Buriya ndavuga ngo nta rwego ndaza gushinza ko rudakora, ariko kuba rwose bakoze biriya bintu batari ahandi hantu ntabwo ngiye mbyishimira, simbifata nk'ukuri, simbifata nk'ibintu bikwiye. Buriya iyo umuntu akorewe ihohoterwa ritangazamakuru, cyangwa se ari umuntu ukora mu itangazamakuru mufite n'ukivugira, sinumva rubanda rugufi urwo uko rwaba rumeze, sinumva ukuntu uri udafite n'umuvugira uko ameze, sinumva ukuntu umuntu azajya kuvugira umuturage agakubitwa. Cyake bigaragara ndahera Valence Pape byamubaye mu mujyi, mwarabibonye, ati siba amashusho ko sibyo. Inzego zibishinzwe rero mujye mudukurikiranira, turavugize ba rubanda, ndijisho rya rubanda, ndijwi rya rubanda, ndarebera rubanda rugufi, ndere mutoje tafite umuvugira. Bene njye ndabizi nakicara nkavuga mukanyumva, ariko se bavugire hari he? Kandi leta ntawe irenganya, leta ni umubyeyi, ni byiza. Ariko Sadunda kukiza saa ko atarabona ubutabera, sinabyita uburangare, yego, ariko inzego zibishinzwe nizirebe, turebe ati se ibyo yakore koko nibyo, ese birakwiye, ese yitwaye nabi, ese byakabaye mu Rwanda, turebe ngo se koko niba bidakwiye hakorwa iki. Sadunda ari mu bitaro bikomeye, ntiyakambara ipantaro, ntiyakambara ikabutura, gishyizweho sima, biza kuba ikibazo, asa nk'agenda hagira ibindi bibazo, barayibukuraho, banza barabaga, barongera baradoda, ari ku miti, serumu, ari amaserumu simbizi, nge sinyambimenya ibintu by'abaganga, ari gukurikiranwa yego,
ni byiza ko ejo cyangwa ejo bundi twamubona wenda yorohewe tuzanamusura, ni byiza turebe ngo ese Sadunda abaye hate. Banyarwanda kuva na kera mu bwana bwacu cyangwa se mu mitekerereze y'Abanyarwanda, mu mikuru y'Abanyarwanda, dukunda kugira umutima wo gufasha k'Abanyarwanda turemye. Ariko kubera pranka zagiye zikorwa n'abantu kenshi benshi, ibintu byose byishwe pranka, ibintu byose byiswe kubeshya. Ubu hari gufata Sadunda ari guprankinga Abanyarwanda cyangwa se ari kubeshya abantu, ariko numuhamagara ukareba iyo sima, ntabwo urambwirana umuntu ufite akaguru kangana kuriya agendera mu bago nka ziriya yaje guprankinga abantu. Kuzirambaga ubwazo zirahenda, wazigura ngo uzubeshye umuntu bimumarira iki? Ntazi ko ari icyo uri bumuhe. Uzamubona itangazamakuru kenshi rizamusura, uzabona kenshi afite ibibazo, uzabona kenshi tuganira nawe, uzabona kenshi ari cyageraho. Ariko tuzanamwegera tumuganiriza, tubwira ati se utekereza iki, bimaze iki, bigamije iki, bimaze iki gukinira umuntu ku mubyimba ngo aratubeshye. Ibyo ni prank. Umuntu ari gupfa, umuntu ameze nabi, ubuzima buri habi, wari kubugambo ngo prank. Ari guprankinga ngo umuhiki, bimumarira iki? Akazakora ko kamuhembaga, kakamutungiye umuryango, nawe akabaho, ubu nta kariho. Ase ko batakariho warakanze, ntiyirukanwe. Icano ni uyikoraho, mare nk'umuntu uje kubatanga backup, umuntu uje gusova umuntu, ariko nyirubwite Imana ni imufasha ikamurengera nubwo ari igihe kinini. Uzatwara amezi 2-3 yangakire, ariko Imana imufasha agakira, azagaruka naho azabaho ubuhamya, kandi ubuhamya rubahaye ko benshi mwabyise prank, kugira ngo mwarabonye uko akaguru kameze. Sadunda rero ararwaye kandi ararembye, ntabwo yorohewe. Njye bikubwira nagize amahirwe yo kumubona mu masaha amwe mugoroba, mugeraho kwa muganga hari, ndamureba ndavuga nti muvandimwe, buriya iyi si ntisakaye, iby'isi ni gatebe gatoki, uyabura kunda akabura kariya, iby'isi ni byuzura meze nk'inivo y'amazi, usanga ubura undi akabura kariya. Kandi ikindi nge ndiho kuko uyu munsi meze neza, ariko nanjye ejo naba ndwaye, ejo naba ndembye, ejo naba ndwaje, n'ejo nanapfa, nabyo birashoboka. Nyakwigendera dore imbogo Imana impunira uko ridashira, yatatse karwaye. Bosi ko nabande ati ni pranka y'amazima, umuntu urwaye tera makeup nawe urareba Sadunda ukabona arabyibushye, ukabona arashishe, nta kibazo afite, atari kuri umuntu urwaye utananuka, udasa nabi, utageze gute, ntago ikimenyetso cyo kurwara ari ugusa nabi. Ko ntiwarwara ukoga, warwara ukamera neza, nubwo utameze neza mu buryo bw'umubiri, ariko ku mutima ushuka ubukeye. Nta mutima mubi rero, nta n'umutima we mubi. Nawe niba baraguhemukiye, jya ugira impuhwe.